se ko kera wari umwana mwiza byagenze ko kera wakundaga Imana cyane kumva ahantu hose wagera wavuga Imana kumva ahantu hose wagera wavuga umwami wawe byagenze gute ko kera wagiraga ishyaka ry'ibyiza byo gukora iby'Imana ishaka none ukaba warakamutse ukaba utagisenga ukaba utagikunda Imana nkambere ukaba utakivuga Imana nkambere none se byakugendekeye kuki wakamutse imbaraga zawe zazindi wagiraga zo gukorera Imana zo kuvuga Imana zagiyehe mbere wari umwana mwiza nawe urabizi mbere wagiraga ishyaka ry'Imana ukazindukira mu nzu y'Imana cyane ugakunda umurimo w'Imana umuntu yavuga Yesu ukumva umeze nk'ufashwe n'amashanyarazi none se mukundwa wagiye kutakigaragara kutakiboneka kutakivuga Imana kutagikunda Imana wakamuwe n'iki kuko iyi si irashirana no kwifuza kwayo iyi si irarangira wagiye he kuki wabaye nk'abisi wivanze n'ababandi bya bindi babandi bakoraga bibi binuka nawe wabigiyemo babandi wabwiraga Imana babandi wazanye mu gakiza babandi wabwiraga umwami Yesu bwa buryohe wagiraga mu Mana none wapi warakamutse usigaye ubona abasenga ukabona n'ibisanzwe wabona abajya mu rusengero ukabona n'ibisanzwe ukundwa byagenze gute mbere ninde wajyaga mu rusengero ngo bambere ni wowe mbere ninde wakoraga biriya byiza ni wowe mbere ninde ni wowe wagiye uwo mwami usigaye ukorera atari umwami Yesu ninde ubwo buryo usigaye ugira butari muri Kristo ni ubuhe mukundwa ijwi ry'Imana rakubaza wagiye Abagalati ibice 5:7 ngo none se ngo kukira wagendaga neza none se byagenze gukokoshywa kwavuye ariko biravuga ngo ariko gukokoshywa ntabwo kwavuye kuri Imana iguhama ntabwo kwavuye kuma wagiyehe nshuti wagiyehe wakundaga inzu y'Imana wapi ntukiba wakundaga gusenga ntugisenga wararirimbaga wapi wageraga ahantu abantu bose bakadura umwana w'Imana none wapi wabaye nk'abandi wapinga wabaye nk'abandi wabwiriza wabaye nk'abandi wahamagara ese amaherezo none si ibyo wakoraga ninde wagusiba ninde wagusimbuye ariko ko muri Yesu biryoshye ko muri Yesu ari salama ko muri Yesu hari ubuzima aho wagiye hari ubuzima bihe niki uri kuronka aho wagiye niki uri gufata aho wagiye niki uri kuvuga muri ubwo buzima urimo niki cyagutwaye gituma ukamuka mukundwa ni iyi si gukamuye ni abantu se bagukamuye ni abaguye mu kiyese ni amafaranga se ni ubukene se ni ubukire se bigukamuye ariko ngo abana b'Imana ngo mukundwa garuka wamusubiranye usigaye uryama nk'ababandi ukabyuka nk'ababandi ukagenda nk'ababandi wapi warakamutse nta Mana muri wowe genda wamamaze ubutumwa uvuga wamusubira mawe genda wamamaze ubutumwa uvuga wamusubira mawe garuka amafaranga yaragutwaye uyasimbuza Imana
nubwo utabyumva muri ubwo buryo ariko niko bimeze. aho wabonye amafaranga ntugisenga, garuka. Ubukene bwarakuzinze uva ku Mana, ariko mu bukene ahubwo begera Imana ukorwa. Garuka. Wivanze n'ababana muvuga ibiganiro bya bindi nyine byabishehu. Garuka. Inzoga zaragutwaye, wagiye mu kabari ntiwakabagamo, usigaye uri umusambanyi, usigaye byaragucanze, ariko garuka kuri Kristo aragushaka. Mukundwa, amahoro ari muri Kristo. Wa Yesu wavugaga, kwa kubyinira Imana wagiraga cyane, kwa kuririmbira Imana wavugaga cyane, bwa bushyuhe wari ufite cyane ucyakira Kristo mwami n'umukiza. Yesu ari kuvuga mukundwa, garuka. Byagenze gute? Uburyohe wagiraga cyane ukunda Imana, hari kujya ubwibuka, hari kujya ubitekerezaho, ariko ujya wibuka ukuntu wavugaga Imana, ujya wibuka ukuntu wakundaga abana b'Imana, ujya wibuka ukuntu wakundaga hari kuvuga izina ry'Imana. Uribuka cyagiye mukundwa, uribuka, ariko nawe urabizi. Rero Imana irashaka ngo ugaruke hahandi yakubonaga, hahandi mwahuriraga, hahandi kwa kuntu wifataga ukigobeka ukajya gusenga, kwa kuntu wigobeka ngo ugiye kuryama, cyajya ujya kurya ukamanza ugasenga ngo Mana. Kwa kundi nyine, kwa kundi wajyaga gusengera abarwayi, kwa kundi wajyaga gusura abarwayi, kwa kundi wafashaga ba bantu cyane. None byose waraparitse. Wayi waparitse? Wayi utagisenga? Wayi utagifasha abakozi b'Imana? Wayi utagikora umurimo w'Imana? Wayi byagenze gute mukuru? Garuka. Genda wamamaze ubu butumwa uvuga, wamusubira nyuma we. Garuka. Njyewe nawe Imana iradushaka mu gihe nk'iki, mureke dukorera Imana. Njyewe nawe Imana iradushaka mu gihe nk'iki, mureke Yesu yamamare. Njyewe nawe mu gihe nk'iki, mu gihe ubusinzi n'ubusambanyi byuzuye, mu gihe gucana inyuma mu bashakanye byuzuye, mu gihe ubutinganyi bukomeje, mu gihe bimeze gutya, mu gihe ubwambuzi ari bwinshi, mu gihe amatiku n'ubwicanyi ari bwinshi, mu gihe kuroga no kuraguza ari bwinshi, njyewe nawe mu gihe nk'iki Imana iradushaka. Ninde uzavuga Imana niba atari wowe? Ninde uzavuga Kristo niba atari wowe? Ariko Yesu aravuga ngo yewe ngaho mugende mwamamaze. Haleluya. Ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza. Haleluya. Ngaho nimugende muvuge ubutumwa bwiza, mugende mubwira abantu ko ndi Yesu ugira neza, ko ndi Yesu ukomeye, ko ndi Yesu utabara, ko ndi Yesu wumva, ko ndi Yesu ushaka abana banjye ngo bamenye icyo nshaka. Mukundwa wagiyehe? Ariko mbere wavugaga Imana we, none wapi? Mbere wakundaga Imana we, none wapi? Va mu buhenebere winjire mu ijambo ry'Imana, va mu bunebwe winjire mu ijambo ry'Imana. Ongera usenge, ongera usome Bibiliya, ongera ukunde Bibiliya, ongera ushake ijambo ry'Imana muri wowe, ongera ubyuke, ongera nyine, ongera kwa kundi wabigenzaga, ongera ukunda Imana nka mbere mukuru. Wataye Imana ariko Imana yo ntiyagutaye. Ntabwo Imana yagutaye, ntizigere inagutaye, izabana nawe, ariko wanga kugendana n'Imana. Imana iduhana umugisha. Mukundwa, iri jambo ni iryambo. Garuka. Waraguye ariko wirambarara. Haleluya. Wirambarara. Abana b'Imana tuzaba mwiza. Ese upfuye uri aho ngaho wajya hehe? Nta kizinga kizinjira mu bwami bw'Imana, nta munyabyaha uzinjira mu bwami bw'Imana. Aho uri ni hehe mukuru?
hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu. Ubwo kuravuga ngo ngo baruhuke imiruho n'imihate y'isi. Ese upfuye uri aho ngaho, kuri mu busambanyi, uri mu bujura, uri mu buhehesi, uri aho ngaho ukivuga nawe ukigira ishyari, utababarira wigira uko nyine nawe uzi, reba ukuntu usigaye wambara, amafaranga usigaye bakoresha mu buryo bupfuye, usigaye bakoresha mu buryo bubi, nawe urabuzi, usigaye wifata nabi, usigaye witesha agaciro. Ariko garuka mukundwa, garuka wongere uze dukorera Imana, garuka wongere uze tuvuga Imana. Haleluya. Jewe nawe twavuga Imana. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, sigabona abantu ngo barani bagende ngo bariya nyine buriya ngo bari muze tuvuga Imana. Yesu niyamamare, nitumwamamaza, ninjye nawe mureke tumuvuge. Yesu ni karuhura, rero akeneye ko njye nawe tumuvuga kwa kundi nyine byahoze, maze mwami Yesu yaza agatwara abana be tuzigera mu bwami. Garuka garuka, wagiye he hatari muri Kristo, ngwino muri Kristo. Urihe hatari kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Nayahe mahoro urimo utari muri Kristo, ngwino kwa Yesu. Imana ikuvugisha, Imana ikuvugisha, Imana ikuvugisha. Aturira ijambo ati sindi wo gupfa ntari muri Kristo, ndi wo gupfa ndi muri Kristo. Aturira ijambo ngo ndi uwa Yesu kuva aka kanya. Aturira ijambo ngo hahirwa njyewe nzapfa mpfire muri Kristo. Aturira ijambo ngo kuva uyu munsi ndabyutse ngiye gukorera Imana nawe. Aturira ijambo ngo Yesu ni umwami wanjye. Aturira ijambo ngo Yesu ni yamamare. Aturira ijambo ngo Yesu ni umwami wanjye. Aturira ijambo ngo ndakomeye muri Kristo guhera uyu munsi. Aturira ijambo ngo kuva uyu munsi ngiye gukorera Imana. Va muri ibyo urimo, va muri ibyo wiruka mu bitari mu Kristo, va muri ibyo bigutwaye bitari muri Kristo. Hari icyo nzi neza nuko ukwiriye gukora icyo Imana ishaka. Icyo nzi neza nuko ukwiriye gukora icyo Imana ishaka, kandi nawe ibyo urabizi. Ukora ibyo uzi bizima mu izina rya Yesu.